umukobwa yakundaga n'abasore babiri, umuha amafaranga n'uwo bishimishanya. Atwaye inda rero akoresha uko ashoboye kose ayigereka ku musore umuha amafaranga, gusa baza gutandukana. Umusore w'umukire arishakiye undi mugore, batinda kubyara. Ahitamo kujya agenda afasha abana ku muhanda. Avuye kugura keke rero, hari umwana wari warabaye mayibobo, ati iriya keke ngomba kuyiba kabisa. Mbega ukuntu gahumura neza. Acunga umubosi ari kuri telefone, aza gake gake, iyi keke ngomba kuyiba. Atangira kwirira, ariko nanone akaba ari wa mwana umukobwa yaje kubyara, akura abaho nabi atitaweho. Akenshi abana bavukiye mu rukundo rubi cyangwa se mu rushako rubi bisanga mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Uwo mukire akomeza kwivugira kuri telefone atazi ibiri kuba. Uwo mwana nawe akomeza kwirira amakeke, ati keke iraryoshye kabisa, ngomba kubanza nkayiryoherwa, nashaka mvune kabisa no mukire. Umukire arebye, niko wacyana ubite byawe, ariko uzi ko ibintu ukoze ari ibintu bibi cyane. Mwana tumbabarire bosi we, ntabwo nigeze nanjye ndya ako gakeke nk'aka pe, uzi ukuntu kaba gahumura neza, mbona abana b'abakire bari kubirya, ariko uzi ko uno munsi ari umunsi w'amavuko yanjye. Umva nanjye narabyifuje pe, ntabwo nashoboraga kubyihanganira. Umugabo atunguki, uko byagenda kose n'ibyo wakoze ni ibintu bibi cyane. Umwana tumbabarire ariko bosi, reka ngiye nguhembe kuguhanagurira inkweto, ariko rwose iyo keke nyirire pe. Hano mba ndi kugenda mpanagurira abakiri inkweto bitambukira, reka nzane imiti ahubwo. Umukire akomeza kwitegereza, ariko ubundi ko nsanzwe mfasha n'abana bo ku mihanda, uyu mwana wamwifashiriza. Atumva buretse guhanagura inkweto, wikwirirwa ubikora nanjye ndabizi kubyikorera. Urabizi ariko sha, iyi keke yitwarire, harya ngo ni umunsi w'amavuko, yitwarire kabisa. Mwana ati nibyo koko cyangwa uri kumbeshya? Warakoze cyane pe. Mbega umugabo, ariko ubundi witwa nde kuri umuntu mwiza ra? Umugabo ati ngiye nitwa Daniel Fiyero, nishimiye kubona pe. Wowe se witwa nde ubundi? Mwana ati nguki ngo Daniel Fiyero? Iryo zina ko mama wanjye ahora arimbwira ngo ni papa wanjye. Sha uri papa we, felicitation, mbonye papa wanjye igihe nahereye nzerera ku muhanda. Uzi kuri papa wanjye? Umugabo warumirwa, ati ndi so gute se? Akiri muri ibyo umugore waraza, avuye kwa muganga kongera kwisuzumisha no kureba niba wenda yazasama. Ati sheri wanjye ndaje. Wahoze umbera umugabo mwiza, kandi nanone uri umugabo mwiza ku bantu bose. Ubu ko kuhaye n'uno mwana keke wo ku muhanda, none se umwana ko nsanze ariko guhobera cyane nuko umuhaye keke cyangwa? Ariko ubundi abana bo ku muhanda ko usanga nta n'ikinyabupfura bagira, uyu nguyu byagenze gute? Ariko nanone usanga ufasha abana ku muhanda bagomba kujya bakubaha bakanagukunda. Mwana atereka ariko ibintu uri kuvuga ntago ari byo, ntago ngiye namuhobeye kubera ko ampaye keke, ngiye muhobeye kubera ko ari papa wanjye namubonye. Umugabo ntabwo yari yarigeze abwira umugore ko hari umukobwa bigeze gukundana, akamubwira ko yaba yaramuteye inda. Umugore arumirwa ati nguki? Mwana ati niko bimeze rero, ni papa wanjye. Ati mugabo wanjye bimeze gute kutari gutanga ubusobanuro kuri ayo makuru? Byagenze gute? Umugabo ati ariko nagira ngo nawe tuze sheri wumve ibyo nkubwira, nanjye ntabwo nzi biri kuba pe, njyewe nta makuru mfite ko umuntu ari umwana wanjye. Mwana ati rero ni papa wanjye uyu nguyu. Ati mama wanjye yambwiye ko umupapa wanjye yitwa Daniel, kandi izina rindi rihera nanjye ndarifite. Umugore ati uzi ko ushobora gusanga ko uyu muntu yarigeze gukundanaho mbere agatera inda? Baratunguye bose. Umugore ati none se uwo mugore umwana ari kuvuga mwiza gukundanaho cyangwa? Ariko mugabo wanjye rwose no byange, niba uyu mwana ari uwawe mwemere nta kibazo, mwemere rwose niba ari uwawe. Nanjye ubu ngubu ndumva rwose nta busobanuro mfite bwo kwirirwa mbivugaho, n'amakuru narinzanye mvuye kwa muganga nta kintu nakwirirwa nyakubwiraho. Tumaze igihe tutabyara, sinshoboye kuguha umwana, emera uwo nguwo, reka kandi nigendere, n'inshingano za kibyeyi ahubwo zitangire wowe. Amakuru yari akuye kwa muganga ajugunya muri puberi aho ngaho. Mugabo ati ariko sheri wanjye wigenda, buretse. Umwana ati rero wowe uri papa wanjye, tugenda ahubwo nkwereke mama wanjye akubwira ukuntu byose byagenze. Mugabo atungukisha, reka tugende mama wabanza ambwira ukuntu yambwiraga ngo namuteye inda, njye narenze ko yanayikujemo. Nuko bagiye, ariko umwana wavutse mu rukundo rubi n'urushako rubi yisanga mu bibazo nk'ibyo ngibyo by'ubuzima bugoye. Kandi umwana wavukiye mu rukundo rubi nawe yakuze agiye gushinga urugo, nawe yisanga ariko bimeze.
biragoye ko wazagira urushako rwiza warakuriye mu rushako rubi uba uzi ko ariko zubakwa. Nuko twisanze ikosa rimwe, ubuzima bugoye bw'iteka. Ubu buzima bubi nabwo abana bakuriramo kubera ko akenshi usanga ubarera nta bushobozi buhagije afite, nta n'ibyishimo afite. Bageze iwabo w'umugore wabyaye umwana, nuko baje mama ati ariko ngewe n'inzara rero iba yananyishe pe, umwana wanjye ngo aba yagiye guhanagurira abakiri inkweto ko atari yazana amafaranga, biragenda gute? Reka mpamagare sheri wanjye wanteye inda ye numve ko hari ikintu yamarira. Ati sheri wanjye umeze ute? Narengiye rwose kuguhamagara ngo niba ufite udufaranga ugire icyo unyoherereza, ariko ndabona umuhungu wanjye ahageze hari icyo azanye. Mwana ati mama wanjye naje, ntago uzi ibyabaye mama. Umubyeyi ati ndibiki byabaye se? Uzanye amafaranga se wabonye abakiri benshi wanagurira inkweto? Mwana ati reka ntago ari ibyo ngibyo, ngiye nakoze ibirenze guhanagura inkweto no kubona amafaranga. Umugore ati wagiye gukina se imikino y'amahirwe uratsinda, byagenze gute? Mwana ati ntabwo ari ibyo we, ni byiza cyane ibyo ndi kukubwira birenze ibyo ngibyo. Umugore ati wunguki none byagenze gute se? Mwana ati ibyo uri kuvuga byose nta kimwe kirimo, ahubwo nazanye umuntu w'umupapa wanjye araje ngo muhure. Umugore ati wunguki wabonye papa wawe se koko? Yewe ni byiza cyane pe, birenze gutoragura n'amafaranga kuko aho ngiye kumukuraho ararenze, tugende ntangire mwaka indezo kandi shaho tibeshya ngo yigaragaze cyangwa mve ibyo tuvugana, tivanga ahangaha. Ahita ahamagara umusheri we bakundana wamuteye n'inda. Ati mva sheri wanjye, ntabwo wabyumva ukuntu rwose cya gisore cy'igikire cy'ikigoryi nabeshye ko cyanteye inda nkabeshya n'umwana ngo bahuye. Umwana wanjye rwose yahuye n'uwo nabeshye karise pe. Ubu ngubu none hagiye kujya afata ibifaranga nsunikire, ahubwo reka mbanze njye kumubwira mpereza indezo, ndaza kukubwira nyuma tujye kuyiryohamo. Nuko umubyeyi yaje, umugabo warategereje hanze rwose ngo umwana ngo nuwe. Umugore yafashe no ku mazina ye yita umwana. Ati bwanjye mana nyuma ndakubonye sha, ese baratwibutsera ariko njye uzi ko nareze umwana wawe njyenyine. Umwana aza kumviriza. Umugabo ati warambeshye ariko kuko utambwiye ko inda wangerikagaho yaje kuvamo umwana utayikujemo. Urabizi ukuntu ngiye wanyirukanye mu rukundo rwe ngo ntushaka ko dukomeza no gukundana nta rusoni. Umugore ati ngewe se kuki wanyanze ukagenda? Suko wansize njyenyine? Ubwo nyine n'umwana nari nkwite naje kumubyara murera njyenyine. Umugabo ati ibyo ni ikinyoma, ni gute umuntu bamutera inda kandi ndayibyara se ntatumeho wayimuteye? Ibyo washaka byose kwari ukugira ngo we ukomeze undya amafaranga, none kuki utatumye murera se niba koko yari uwanjye by'ukuri? Umugore ati cecekase, wowe icyo wahitaye gusa no gukorera amafaranga, iby'urukundo ntibiba bikureba. Umwana wanjye rero ntabwo wagombaga no kumumenya. Umwana arabyumva ati ngewe se sha ntabwo nabyemera, papa wanjye tugomba kujyana, nabaho njyenyine se wapi kabisa. Arasohoka. Umugabo atangira gutanga indezo. Aya nayo wari kujya uguramo amandazi n'ubushera na ji n'ibigori igihe wari umutwite. Iyo ni indezo ye akiri mu nda, hasigaye indezo ye kuva avutse kugeza uko angana ubu ngubu. Umugore arayabara sha buryo ufite ibifaranga kabisa. Umwana baraje ati mama ntuhangayike, uyu nguyu ni papa wanjye rwose, ngiye nzajya kubana nawe ntabwo uzongera kuruha uri kundera. Ndonguki wa cyana wari mu biki? Reka gukomeza kumbwira ibyo bigambo se, uri kwivanga mu bitakureba we, ariko ubundi urinde va ahangaha se mbanze nikurira umugabo amafaranga. Umwana atari ku mama ngewe uyu nguyu ni wari papa wanjye, kubera icyo utandeka ngiye nkajyana nawe, nibura reka tujyane ajye kungurira jimbe n'inywera, ariko ngewe uzi ko ari n'umunsi wanjye w'amavuko ndamushaka pe, ntago muvi iruhande. Umugore ati reka ujya hehe se, indezo ntabwo yakongera kuyibona. Ati uwo mugabo agomba gukomeza akanyishyura amafaranga yo kukurira we, ampaye indezo ukiri mu nda, ubu ngubu imyaka yose ufite agomba nayo kuyimpera indezo. Dore wagahone wasubira mu nzu se, kandi ntundakaze ntaza nkaguhondagura. Umwana yasubiye mu nzu ati nta kibazo mama, reka ngende ariko papa wanjye ndamushaka. Umwana yakuriye mu kinyoma. Nuko abana benshi bisanze umukobwa utarakuranye na se kugira ngo amenye uko bita ku mugabo bizamugora, n'umuhungu utarakuranye na nyina kugira ngo azamenye uko bita ku bagore bizamugora. Umugabo ati ushaka amafaranga, none reka nguhereze ayo kuva avutse kugeza ageze imyaka 2. Ubwo harimo ya pampegisi, harimo ay'imfashabere na twa biswi n'igikoma. Umugore arakira ati ibifaranga uri kuma ntabwo bihagije, nibura ugomba kumpereza miliyoni y'amadolari, nutabikora ntabwo uzigera ubona ku mwana wawe, kandi umwana asuwe. Umwana arabyumva ati ibyo bifaranga mama ari kwaka papa rero ni byinshi cyane, mama ngiye kumucika njye kureba papa. Umugabo ati ngiye nzagwe ibyo ushaka byose,
ariko ugomba kubanza ukanyereka ibipimo by'uko umwana ari uwanjye koko. Umugore ati zana agasatsi nkajyane babipimisha. Amupfura agasatsi ataka karahagije, baragakuramo ibipimo byose by'uko umwana ari uwawe. Diva ahangaha rero kandi kugeza igihe uzamereza ibifaranga byose kandi kuzageza umwana wanjye akuze utarabizana ntabwo uzigira umubona ngo mube muri hamwe n'umunsi n'umwe. Umwana waracika ari kubeshya ikizi, bandusha ubwenge se. Papa wanjye ngomba kumubona. Umwana wese wisanze ari wenyine ahora kumbuye undi mubyeyi we. Niba umufite ntukamwangire guhura n'umubyeyi we, ntukamushinja amakosa y'urukundo rwanyu. Umwana iteka ryose ahora ari umutware. Iyo bitabaye ibyo umwana ahora yumva hari ikintu abura mu buzima bwe, akumva hari icyo adakwiriye nk'abandi bana, agahorana agahinda no kwiga bikanga, no kuzagira icyo yigezaho bikanga. Ugasanga umwana wibera mu biyobyabwenge, kandi nanone ugasanga imico yawe niyo yigana kuko niyo abona. Baratandukanye. Umukire nawe yigira mu modoka rwose, umwana we yagiye mu modoka nawe ati ngomba gusanga papa wanjye. Umukire aratwara atazi biri kujya mbere. Umugore mu rugo rero washakanye n'umusore w'umukire yatangiye kuzinga ibyo ati umugabo maze iminsi ntamubyarira, ubu ngubu ngomba kwigendera kuva yabonye umwana we. Umugabo ataje asanga umugore ari kuzinga ati sheri byagenze gute? Ese urimo urakora ibiki? Umugore ati ndigendeye ndagusize. Umugabo ati none se ugiye hehe kandi ko nakwirukanye ko ngukunda bimeze gute? Ati ngerega nta kintu nzi ku by'uyu mwana. Buri muntu wese aba afite ukuntu yabayeho mu rukundo. Uriya mwana umuntu yavuze ko twigeze gukundanaho. Ati kandi uwo muntu twakundanaga nabi rwose ku buryo n'umwana bihamya neza ko ataba ari uwanjye usibye kuba mubonye kuriya. Umugore ati ntabwo ari ukorega, ntabwo nshaka kukubera umutwaro ngo nkubere umugore utabyara kandi wiboneye umwana. Sanga umu ex wawe umurerane n'umwana. Umugabo ati ariko ni gute wambwira ibyo ngibyo? Ngiye ndagukunda cyane, naguhisemo ngo twibanire abo ba ex bahari, ndashaka kugumana nawe. Umugore ati oya ntabwo nabyemera, nanjye nyine nifuje kugumana nawe ariko wowe ufite umuryango, ufite umugore wabyaye n'umwana, ntabwo nkibyitayeho. Umwana avuye mu kimodoka arinjira mu nzu ati mbega ikizu kinini cya papa wanjye, mbega intebe nziza n'imisego, papa ni umukire pe, mbega inkuta nziza, dore amatapi umuntu yahirarira we, ubu ngubu bararahameze gutera, mbega igiteleviziyo, iki nicyo bareberaho ibitente. Akoma ibintu aho ngaho barabyumva bati bigenze gute mu nzu iyi nzu ko nta mbeba zibamo? Umugabo ati se wumvisha ibayira? Umugore ati nanjye nabyumvisha ariko ntabwo bisanzwe pe. Bagiye kuriba, bageze muri salo babura ikintu, baritegereza ahantu hose basanga hari akaguye hasi, aka kantu kaguye gati, nta dirishya rikinguye, nta rugi rukinguye, byagenze gute? Nta kindi kintu cyabuze. Umugore yitegereje abona inkweto zashaje z'umwana. Ati dore hariya wa mwana wawe yaje, cyangwa ugira abana benshi ukaba utabivuga. Umugabo arebye koko inkweto arazibona, Imana ntabara tabara uwundi mwana wa wundi se ko namusizi wabo kandi byagenze gute? No umujura se bimeze gute? Ajya kureba arebye abura umuntu, tizi inkweto se kandi ariko ubu ngubu ntabwo zaba ari za wa mwanara. Umugore ati umva wikwirirwa mbaza ubusa, ibyiza nuko nigendera rwose nkava muri uru rugo. Umugabo ati reka ariko urajya heze? Urajya ntugira aho ujya. Umugore ati ariko umugabo wanjye uri kumbwira ibiki? Ndagukunda ariko ndeka nigendere, ntabwo nyine nabashije kuguha umwana, ntabwo nzigera nkurenganya nugenda utera inda ahantu hose rwose, ibyiza nuko nakwigendera ukibera mu mahoro. Ati kandi unyumve unega amatwi, umwana amaze kumva ko umugore atabyara kandi mu rugo noneho mama wamufata nabi, amurushya akajya kumukoresha akazi ko gusaba amafaranga, avayo. Ati buretse kugenda urajya hese? Ngiye nshobora kukubera umwana, ndagira ngo nawe mbere mama wanjye. Umugabo ati ariko sha uvuye he kandi ubundi wa mwana bari gukora icyanga? Ariko uzi byakuba mama waramusa kubuza agasanga uri ahangaha, uzi ko yajya kundega mu nkiko ngo nagushimuse sha? Umwana ati rero uri papa wanjye, ngiye ndifuza kwibera hamwe nawe, kandi uyu nguyu nawe ndifuza ko yambera mama wanjye kubera ko mama wanjye andera nabi. Umugabo ati ariko wa mwana we ubundi kuki uri ahangaha uri kuhakora iki? Wagumanye na mama wawe? Urashaka kuduteza ibibazo? Ngomba kugusubiza mu rugo pe, ntabwo nabyemera. Umugore ati ariko sheri buritse nawe mwihorere rwose,
uyu munsi ni umunsi w'amavuko we ukwirirwa umubangamira. Reka dufatanye twishimire umunsi w'amavuko, nibura tumukorere ibirori nubwo byaba ari ibya rimwe ariko tubikore. Umugore arafite umutima mwiza nubwo atari yarabyara ariko yikundiraga abana. Umugabo ati rwose uri mukuri, nanjye ndagukunda cyane urabizi, mpora mbikubwira. Niba yifuje ko dukorera ibirori umwana reka tubikore, nibura bwa rimwe, nibura yibagirwa agahinda k'umunsi umwe, kuba hatagira umubyeyi yatekereza ibintu byinshi byamucanze, nibura tubimwibagize umunsi umwe. Yakuze azi ko papa we rwose ngo ari umuntu mubi, ngo wamutaye, avuga ati nanjye sinzigera njya mu rukundo, papa yaradutaye, yarabuze umuntu umugirira impuhwe, mama we amutora umujinya gusa. Uyu munsi reka tubimukorere. Nuko nk'uko abana babiberaho iyo babana n'umubyeyi umwe. Umugore rero yahamagaye umusheri we, atumva sherisha ntabwo uzi ukuntu byagenze, naguye mu mazahabu, cya kigoryi cyanjye shawe cyavumbuye rwose isepe. Ubu nanjye mfite umupango ukomeye cyane, ngomba kurya menshi. Aya mafaranga yampaye ngari kunyishyura indezo ngo nkimutwite, ngo niza mbere y'imyaka 2 gataracuka, ngiye kuyakoresha murega. Atagiye kumfasha mpereza ibifaranga byinshi cyane, nubwo ari iby'ikinyoma ariko nzabirya nzabaho neza. Sinjya mubwiye nga nkunde, nanjye ngomba kwibyaza umusaruro. Ngiye kuzabaho neza kandi nta kintu nkora, kandi nawe tuzaba turi kumwe twishimana turya amafaranga y'ubusa. Yuko ikigo ry'ikigikire cyankunze, n'iby'urukundo n'amabanga. Ukunda umuntu wasanga watagukunda ukabizira, ntagukunde kandi ntanakureke akagutesha umutwe. Umwana rero bagiye kumwizihiriza umunsi w'amavuko koko, bati mwana rwose dore gato y'umunsi w'amavuko, tanyiro yirye neza atari yayindi wari uri kwiba. Ariko nawe rwose uzi kugurira abana amakeke aryoshye, uzi ko ari iya kabiri ndaba ndiye uno munsi, ndabikunze pe. Umugabo ati mwana wanjye rero ndagukunda cyane, nzaguha impano nyinshi cyane kandi uzazirya pe, atongera aryoshye. Nakuguriye n'igare noneho ugiye kujya urya n'iminyenga nk'umwana wo mu bakire nk'abandi bose. Mwana ati yewe iri ni igare nahoze ndota mu buzima bwanjye, murakoze cyane we mama mushya nawe papa mushya. Turi mu papa mwiza cyane. Ibyishimo byakameje kuba ibyishimo. Umugore ati none se wa mwana igare warikunze se nagatora? Mwana ati yego. Umugore ati nanjye rwose nabikunze cyane. Kubona umwana yishimye, yishimira amavuko ye ari kumwe n'ababyeyi, nanjye nizo nzozi zanjye. Umwana ati mama wanjye rero nta kintu na kimwe yigiza ngurira, ahora ntuka gusa. Umugore ati wihangayika, tuzakugurira ibiryoshye kandi tuzakurera neza, uzakurera mu byishimo by'umuryango. Umugore ati none se sheri wanjye wagiye ukamugurira nanone utundi tuntu nka twa ice cream akaba ari kunyunyuza. Umugabo ati niko yemeze rwose, rikangiye kumugurira n'ibindi. Aba ari kurya iyo keke mu kanya n'ibindi biramugeraho, arabura inda. Umugabo nuko yagiye. Umwana ati rwose ubu ngubu uri mama wanjye mushya niboneye, kandi nagushimiye cyane kuba uri gushaka ibyanshimisha. Nifuje ko mama wanjye yambera umuntu ushimisha ariko noneho ntago byakunze. Umugore ati yowe mwana se uri kunyita mama? Umugore yarabikumbuye kumva umwana amwita mama. Ati ngiye nyine niko bimeze nkwise mama wanjye, none se nturi we uri mama wanjye mushya. Umugore ati ntago wakumva ukuntu bishimishije kuba hari umuntu wanyita mama we. Nibyo nifuje kuva kera, nifuje umwana ariko nanone ntago byankundiye. Umwana ati ngewe se sinakubera umwana ndamuba pe, nanjye nahoze nifuza umumama mwiza umbwira neza unyitaho, ariko wanjye we ntago byakunze. Umwana akuriye mu gahinda n'ibitotsi bya mama we, yavutse nyina atamushaka, inda ye mama we yayitwaye atayishaka, adashaka n'uwayimuteye, ayigereka ku musore w'umukire nawe baje gutandukana. Bakira aho ngaho babona nyina arahingutse n'umusheri we n'umupolisi. Atumva fandi uriya mugore niwe wanshimutiye umwana, umugore bamufate bamufunge, kandi umugabo we niwe wanteye inda y'uriya mwana arantererana ntiyampa n'indezo. Fandi ati rero wa mugore we turagufashe kabisa, wowe urifata ugashimuta umwana. Umugore ati ariko ngiye ndarengana, uyu mwana niwe wadukurikiye rwose araza ngo tube turi kumwe kandi nta kibi twamukoreye. Umugore ati ari kubeshya, ntacyo bamukoreye gute? Dore ibizamini by'uko umwana ari uw'umugabo w'uno mugore, bamutwaye nta burenganzira bafite. Umushahara ati niko imeze, wumva mugomba kuzishyura miliyoni zirenga 13 uyu munsi, mukazanatanga miliyoni 500 nibura z'indezo zo kuba twaramureze akaba ngana uko nguko. Nicyo gihano tubashakira mu rukiko. Wabyumvishe se?
Fanda ati none umugabo wawe ubundi mada ari hehe? Ndagira ngo azasinye kuri izi mpapuro z'uko ibizame bigaragaza ko umwana ari uwe, ko agiye no kujya atanga indezo kandi abikore ku bushake bwe, natabikora biramukoraho. Barumirwa. Ibyo bari bagiyemo by'ibyishimo byabaye ibibazo. Umugore araza ati wacyana we vayo se, niwe nzajya ndiraho none urashaka kwigendera sha? Umugore nawe baramufasha. Umwana yishikanduje nyina afata rya gare bamuhaye ati wacyana we vayo se, zana n'iryo gare kandi uri kujya hehe? Hagarara se mbaze mufate, niwe nzajya ndiraho, uri kuncika ujya hese? Umwana arirukanka n'igare barakurikira. Vayo sha, ubu ngubu wabaye ikarita y'amafaranga yacu, vayo. Umwana yakomeje kwirukanka. Imodoka nuko yaje, bose nawe avuye kugura rwose ice cream, imodoka yaramugonze. Ibyari ibyishimo bihinduka amarira. Abari bazi ngo bagiye kurira ku mwana birabacanga, abari bazi kandi ngo bagiye gushimisha umwana nabo birabacanga. Fande nawe biramucanga kwirukankana umwana. Bamujyanye kwa muganga ati mbega niboneye umwana akuze arapfuye, nanjye kubyara byarananiye, niboneye umwana unyita mama aragiye, nanjye nabyo umwana ntamushaka mugereka kuri se w'umukire none aragiye, ndabigenza nese, ndarira kuri nde? Fande nawe ari mu makosa kwirukankana umwana. Dogiteri yaraje ati umwana yakomeretse rero akeneye n'umuntu umuha amaraso kandi byihutirwa, kuko rwose kuyatumiza byatinda, nibitabaho ubuzima bwe buragenda nabi. Umugabo ati muganga we, uriya mwana ndise rwose wo mu maraso pe, ninjye wamwibyariye, ndayamuha, nayamuha rwose. Umugore ati niko bimeze. Azana cya gipapuro cya feki ati iki ni igipapuro cy'ibipimo bigaragaza ko uyu mugabo wanjye ari we se w'umwana neza neza. Ati ni umunyamategeko wakizanye kandi nanone akaba ari n'umusheri w'uriya mugore. Dogiteri aritegereza ati rwose ntuhangayike, uyu mugabo ni papa w'uriya mwana, araza kumufasha ayo maraso yamuhe. Ati uru rupapuro ntabwo ari rwo, ni feki, uru rupapuro ntabwo ari rwo rwose. Ariko ubundi uwo muntu koko ni umunyamategeko bya nyabyo cyangwa ari kubyigira? Iki ngiki rwose bagikoreye muri AI pe. Ati ahubwo twebwe reka twifatire ibipimo by'umwana tubipime neza, turebe nibura hari umuntu muri aba ngaba baba bahuje, nitubona uwo bahuje turaza kumuha amaraso. Umugabo ahita amenya ko umwana atari uwe imbere ya dogiteri wabyigiye. Barumirwa. Ubugize umunyamategeko araseba, polisi nawe aratungurwa. Afande mutamfunga pe. Ibizame byarafashwe, dogiteri aragaruka. Turiya mugore niwe mama w'umwana wamubyaye, byo ni ukuri rwose, ariko ubwoko bwe bw'amaraso ni bwa bwoko bw'amaraso budakorana n'ay'umwana, afite negatifu. Dufashe amaraso ye tukayashyira mu mwana byaba bibi. Umugabo arabyumva, amaze kumenya ko umwana atari uwe. Yowe none se sheri, umwana yarari kunyitira mama, ubu ngubu agiye gupfa, ninde uzanyita mama se? Umugabo ati ariko ni gute mwankorera ibi ngibi? Warambeshye ngo umwana ni uwanjye, uri kugira ngo nkugire umugore, birangira mbonye imico yawe atariyo, ndakwihorera. None ko wongeye no kongera kumbeshya ngo umwana ni uwanjye ngo ninguhe n'indezo, ujya guhimba n'ibipimo. Ati ni gute none wafata umwana ukamwica mu mutwe bingana gutya, ukamubeshya ngo uriya ni se kandi atari se? Wamuhaye icyizere kibi kitari cyo, wamwishe mu mutwe. Umugore ati nyine nabonaga uri umukire, nari nkeneye ko unshaka nkarya amafaranga yawe, cyangwa se utanashaka ukazajya umpa indezo, niyo mpamvu nabikoze, mumbabarire pe. Umugabo ati rero afande, ikirego kiricuritse, uwari uri kuriga noneho niwe uhindutse umunyabyaha, muba ari we mufata. Inyandiko mpimbano z'uko ndi se w'umwana, kwihisha ibyanjye akoresheje uburiganya ngo namuteye inda atari byo, mumufate kabisa mumwambike amapingu. Fanda ati niko bimeze, kubeshya ubuyobozi, kubeshya n'urukiko, kwihesha imitungo y'undi ku buriganya, gukoresha inyandiko mpimbano, byose biragufata nawe wigize umunyamategeko utari we, ari we wishimishanya n'uwo mugore. Fande bose yabambikanyije ipingu, rekana n'abajyanisha. Ati sha wa mugabo uzabyishyura nzanakwereka. Dogiteri ati rata wihangane, bibaho cyane rwose, rega abana benshi kuri no si base babo ntago ari bo, basigaye bababaye. Ati yowe buriya koko wa mwana ntabwo ari umwana wanjye, simbashije no kumufasha ngo mbe namuha n'amaraso, mbega agahinda n'ukuntu tumaze igihe nta mwana tugira. Umugore ati hangane, nanjye se ko ari kunyita mama, nta mwana afite unyita mama maze igihe kingana gutya. Bose barahozanyije, bari bikundiye umwana. Amasaha yaratambutse, umwana aroroherwa. Umwana ati ni byiza cyane ko ndi kumwe na mama wanjye,
mushyashya ndetse na papa wanjye, abo ngabo rwose wa mugabo we nda amaraso yawe pe, mama wanjye niwe ntari amaraso ye. Mugabo ati ntabwo ndi papa wawe ukuri mwana, nabimenye rwose niyo makuru ahari, ariko nanone amafaranga ngiye kuzaha mama wawe mu birego ngo y'indezo ndayakoresha ngo ushakire umuntu uguha amaraso. Mama agira negatifu. Mwana ati ntabwo nabyizera, ariko ibyo bintu ntabwo nakwizera ko ntari umwana wawe pe. Ese koko niko bimeze? Umugore ati niko bimeze, ariko uracyari umwana wacu, tuzakwitaho. Nturi umwana wacu ku maraso, ariko uri umwana wacu mu mutima, kandi nicyo cya mbere. Wabaye umwana wa mama wawe ku maraso, ariko nanone mama wawe ntabwo uri umwana we ku mutima, uri ikarita y'amafaranga. Mugabo ati mwana wanjye niko bimeze, ariko nagusezeranya ko nta kintu kizadutandukanya, n'ukuri uzabaho pe, kandi tuzakomeza tukurire. Tugiye gushakisha impapuro zitwemerera kukurira nk'ababyeyi batakubyaye, tuzakwishyurira buri kimwe uziga, impano tuzakomeza tuziguhe. Tungu mama wawe noneho nta nubwo agihari, ari muri gereza kubera uburiganya, inyandiko mpimbano. Ariko twebwe turi kumwe, kandi tuzakomeza tukwiteho kubera ko turabishoboye. Ntabwo tuzakwitaho ku binyoma bya mama wawe, ahubwo tuzakwitaho kubera umutima wacu ndetse n'umutima wawe. Mwana ati byo nabyo ni byiza pe, mama wanjye yari umuntu mubi cyane, antuka amvunisha, ariko wowe uri papa wanjye mwiza, nawe uri mama wanjye mwiza. Umwana yiboneye ababyeyi bashya, kandi nanone ababyeyi b'ukuri baramureze nabi, birangira bisanze no muri gereza. Umwana yarakize, akomeza kwibanira n'ababyeyi be bashya, bagera hamwe umugore yari yarajugunye impapuro yari akwiye kwa muganga. Ariko izi mpapuro nazijugunye kubera agahinda, reka nongere nzirebe ubundi hari harimo iki. Ati rwose mugabo wanjye ndabizi ko gusoma bino bintu ntacyo bimaze, ariko reka mfe kureba, hari impamvu wenda nongeye kubibona bakaba bataranabitwaye, imvura ikaba itarabinyagiye, ahari ntawamenya. Mugabo ati niko bimeze rwose, uyifungura urebe, ntawamenya nubwo twihebye, ariko wenda igihe kizagira natwe Imana twibuke iduhembe kugira neza kwacu. Umugore arafungura, asanga n'ibizamini byo kwa muganga bimubwira ngo rwose burya twasanze uri muzima, n'umugabo wawe ni muzima, muri bazima murabyara. Umugore ati yewe ntabwo burya turi ingumba, turi bazima. Iyo abantu bamaze umwaka umwe batabyara, babana buri munsi, baba bagomba kujya kwisuzumisha kwa muganga mbere yo kujya mu Kinyarwanda ngo barakuzinzi. Ubanza kwa muganga bakareba se uyu muntu ni muzima, afite impanga nzima, afite imisemburo mizima. Barishimye bati turi bazima, yo tuzakomeza dutegereze wenda bisaza. Ati nizere ko utari kumbeshya ariko. Umugore ati ntabwo ariko kubeshya rwose, niko bimeze. Arebye mu mpapuro ahubwo asanga harimo n'akandi kagaragaza ko inda yari irimo. Ginekologe yarabibonye. Ati dore noneho we uzi ko banasanze ntwite inda y'ibyumweru 2. Ntabwo nabyizera n'ukuri pe, mbega umugisha. Umugabo ati yo we sheri, ese koko uratwite? Umu ex yangeretseho inda, none uratwite inda y'ukuri yanjye? Umwana batoye ngo bamurere we yararakaye. Ati none se ubu ngubu ko mugiye kuzagira umwana wanyu, ubu muracyankeneyera? Ubu ntabwo muzanyirukana se ngasubira ku muhanda cyangwa kubana na mama wanjye na papa wanjye w'imbobo? Umugabo ati mwana rero uri umwana wacu, kandi uzahora uri umwana wacu, ugize umuryango wacu, uri umwana wacu, n'inyandiko zitwemerera gukorera turazifite. Ati ubu ngubu ahubwo tugiye gukura cyane twaguke, kandi uyu mwana navuka uzaba uri mukuru we mu mategeko no ku mutima wacu. Umwana arishimye. Ati niboneye umuryango, kumva ntacyo ndi cyo, guhorana agahinda, guhorana umushiha, kutazabasha kujya mu rukundo, kubaho nta muntu nizera, kubaho nta mutima wa kimuntu ngira, kunanirwa kwiga, kujya mu biyobyabwenge, kuba mayibobo ku muhanda, ntaho nzahurira nabyo. Nuko ibyishimo byabaye byinshi cyane mu muryango. Nuko umugabo yakize ibinyoma by'umukobwa wamugeretseho inda, naho ngo akana gakuru k'urukundo karangiriye. Reka twibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV, umusobanuzi ni Gira Ubuzima Legend. Niba utarakanda subscribe wabikora nonaha. Bye bye, naho utaha, turabakunda cyane.